nyamuneka abatukurikiye ntabwo navuga byinshi ko namwe ibyo murabizi nibyo nuko yarabayeho mubizi ntabwo ari ibintu ushobora kwicara ngo wumve utuje ubaye ufite nk'umuhungu wawe ameze gutya. Ngwino twigendere. Yesu. Ngasay, abi. Kalma. Yesu lan. Meze bite? Meze neza. Twigendere. Ngwino kandi twigendere, sibyo? Ngwino twigendere. Yawo ngomba. Tamugeze. Tugenda. Kalma, imodoka iri hera. Yes, kanizere ko umeze neza cyangwa dukurikirana umunsi ku munsi ubakoze subscribe ndagushimiye cyane kuri cyo mu 500. Kanizere ko umeze neza cyane nawe utameze neza ejo uzamererwa neza ko iby'isi ni gatebe gatoki ejo ushobora kumeze neza uyu munsi ukaba umeze nabi ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe igitete bazo ngo cyatangutse bakanzobere bishamwe byazo mvuta abademu cyangwa se nkakananiye abagunye ko na subscribe nyamana kuri cyomoro 550 nimero yo kwamariza ibikorwa byawe kugira ngo bashe gutera imbere amagara 0788638658 iyo nimero iri kuri WhatsApp wanyandikira cyangwa se ukampamagara kuri WhatsApp tukabasha kuganira ukantuma nkagutumikira babizi ko aho waba uri hose mu bice bitandukanye nta muntu wigira umuntu ashobora kugirwa n'undi muntu cyangwa se umuntu akaba yabasha kugufasha mu bice bigiye bitandukanye. Wowe muntu wakoze subscribe nyamuneka ndagushimiye cyane aho tuyira duhora hose ndabashimira cyane muraba agaciro murabingenza namwe mu byo comment bagiye cyo mukora namwe mujya mutera inkunga mu bo twa twagaragaje mu bikorwa byacu bya buri munsi turabashimiye cyane. So kano kanya ndi mu bice by'ahantu agiye muri Kicukiro nagiye kwitemberamo hano umuntu wari umugambi ati ndagukeneye ese ankeneye kubera iki tugiye kuganira mu minota mike twumva icyo icyatumye ampamagara kano kanya turebe ko ari cyo ntabwo namuherukaga yarashize iminsi atagaragara ariko nkeka yuko yarakiri mu nkambi y'Imahama. So ndagira ngo tumwakire ngino tuganire nta kibazo kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Meze fresh? Tumeze neza. Amakuru ni meza ndashima. Abana myinshi cyane. Wavuye Imahama ryari mwana? Jewe se ibyanjye namabanga. Cyaje namabanga arago abimenya tu. Byagenze gute se njemere uko uri kubwira Elvis avuga umubwira ati dutahe mbere ataragiye ikibazo cyo kurwara. Wagarutse ryari? Ziko ngiye kumara hafi amezi agera muri 3 bikagenda ndi naye Kigali cyakora ko ntabavugishije niyo mpamvu mwaciye mwumva ngo ndacari Mahama. So kano kanya rero ndagira ngo twihuza cyane ko nawe nabugiye kwira ndagira ngo umbwire icyatumye hamagara abadukurikira kujya kuko nimba ntangiye mvuga ni runaka yahamagaye abashaka kumenya ngo runaka ahamagariye iki meze bite kano kanya meze bite. Impamvu ngo hamagaye ni ibintu byihutirwa kandi nawe ndabizi wari ufite amatsiko yo kubimenya. Yego. Ni biki? Okay, je rero ko ntutangurire hafi maze amezi 3 ko Elvis yibuka ko namubwiye ngo tuje mu nkambi ibyo byurabyibuka akanga. Yego. Ngira mu nkambi navuye hano hari akazi mejeje gutigita. Ubwo nagezeho nta n'iminsi 2 namaze ahise bahamagara ambwira ati kazi kabonetse nipangira kuzina nk'izinaha ko nta muntu numwe nigeze ndabibwira na Elvis navyo yarazi ko ndi hano i Kigali narabicecetse ndabiceceka mvuga ati reka mbeho ubuzima bugurya na buri secret ubwo umunsi nabyabaye nzobahamagara mbabwire ati ewan je maze igihe nibereye i Kigali ukuntu rero byagenze sinzi ukuntu nagiye kureba mbona ibibazo biri kuba kandi nyuma ya biriya Elvis yagize ibibazo bigera muri 2 arakira yongera aragwara byose narabikurikiranye ko je nubwo nafise telefone irenze ariko msakantu nireberaho tuntu twashaka gushyikiriza amakuru ewana
ubwo sinzi ukuntu narebye avuga ati rero je nifashishije abantu mutazi Elvis naramubonye ari mu kibazo impamvu nari ngo hamagaye Elvis ngiye kumumarana agahe katari gato ariko naravuze ati kwa ko nabonye abanyamakuru benshi bamwirukankana ugasanga ari kugira ibibazo bamwirukana hirya no hino ejo bundi akongera akavuka ibindi bibazo je nifashishije umuntu ndagira ndamuhiga ukwanje naramuhize kandi naramubonye kandi byaranabaye ubwo Elvis ndamufise kandi nta nivyo waruzi uramufite ndamufite ijana kwijana ngene narashakije ahantu hose noneho kwa ko akenshi najyaga nkunda kubaza wenda nka Didier niwe nabashije kubona namushakira ako muri no Miss Didier nawe ari ibibazo bitoroshye ntago byoroshye nawe kano kanya ngene ndi gushyikigisha yagiye mu kumufata umufashe gutubwo oya ni ibintu byanje uko tuntu nakoresheje nariba ariko uburyo namufashe ni je ndabizimwe ariko byarankundiye namujanye muhira ako ibibazo biracahari kuko hari ukuntu agira nimugoroba ugasanga hari utuntu twinshi turi kuzamuka Elvis ukabona arahindutse iyo ahindutse rero hari ukuntu mbigenza muri make hari ubwo mperuka umumama uri muri Amerika ndamushimiye cyane hari inkunga yari yatanze ariko n'ubundi inkunga ntago yigize ishika amafaranga muganga yari yatse kano kanya wenda tutaranajya mbere ngo tugende utwereka aho Elvis ari ndagira ngo nyamuneka wowe aho urereye hose wowe umuntu ufite umutima ukomeye wowe ufite umutima wo kuba wafasha wowe ufite icyo wafashisha mu mugenzi wawe wagira icyo ukora kano kanya mu mafaranga yabonetse nta na kimwe cya kabiri cy'amafaranga yo kuba yakwishyura umuganga wavuye Elvis twibuza yuko icyabiteye Elvis yaravuwe akimara kuvurwa nyuma ntiyabona ubufasha cyangwa se ntiyabona uburyo bwo kuba yakwishyura amafaranga yarasigaye kuko muganga yari yadukopye ubwo uko bimeze rero nicyo cyabiteye muganga yavuze ati rero nimba utangije amafaranga yagiye muhaye warning niba utangije amafaranga yanjye ndongera musubize uko warumeze kano kanya nazo ngaruka afite kano kanya gusa ngenda basabye wowe ahurere hose nimba ari uko mwamufite mwadufasha kuko ndibaza ari nk'umuhungu wawe wayimeze kuriya ntabwo byaba bishimishije n'ikintu kitoroshye cyane so tugende rero umutwereke turebe kuko nabo dukurikiye kano kanya bafite amatsiko avuga ati se arihe kuko tubivuze ntanagaragara avuga ati bari kutubeshya ntabwo biba byoroshye tu ariko Elvis sinzi ariko u Rwanda nabonye utamuhi ntiyarugiriyemwe amahirwe kuko ibintu bimubaho biteye ubwoba ese ubona biterwa n'iki sinzi nyene gusa abantu bafite inzira bibacamo zitandukanye n'iz'abandi so kuvuga ngo nanje ngo kubera ko bitambayeho ngo nuko ngendera ahantu naha cyangwa nuko nkora ibi nibi oya ariko nanone iyo urebye hari ibintu bamwo ushobora twa tuntu burimo gutya na gutya akaba ari two tuguteza ibibazo ugasanga babagore kwirirwa wiruka inyuma y'abagore kwirirwa gushwana n'igitsina gore kandi buriya igitsina gore sinzi ukuntu ni cyiza pe ariko undi mwanya ni kibi ni kibi cyane kandi nicyo kintu kibimutera cyonyine kuko naramubwiye jewe mbere yuko nsubira mu nkambi namubwiye ndamushije basi nzoshaka ukuntu tuja mu nkambi hari ubutuzi ndi gutigiti naha kandi tuzogaruka dukore arananira rero nibwo nitigitiye akazi ndakabona sinamubwira uriya nawe n'ubu nazi nkeka atazi ko turi kumwe ko mbona ameze nk'umuntu nyine atazi ibintu biri kuba aba ari aho nabikubwira ukuntu nimugoroba hagira ukabona arahindutse bibaye ukundi kuntu nkakeka ko ari ko mba namwirije mu nzu nkahita musohora hanze ariko sinamusohora hanze ngo ndamureke uko yahita yiruka hari akantu nikorera ku buryo aguma aho ngaho kandi ariko nkabona ko biri kugenda neza gake gake ariko ukabona ko akigwaye ukavuga ati si uyu muhungu tuzakomeza tubane gutya basi se bizagenda gute kuki wahisemo kubijyana uvuga ati yenda kamubike gutya ntagiye umuntu wongera kubikanga impamvu urayizi abantu Elvis avugwa kenshi
avugwa kenshi agakira akongera akagwara biriya bintu byiwe ariko ikintu nahisemo navuze ati jewe reka Elvis kuba Imana ishimwe kuba je naramufasha tukaba turi kumwe nivyakunda nzohamagara siwe nahamagaye kubera iki ntahamagaye bandi biri guhamukoresha siwe nibwi ko yako namona umufasha kandi nawe uritanga wenda ubwo bufasha nubwo butakubaho ariko ugerageza kwereka abantu ikibazo ariko abo bantu nabo bagira impuhwe bakabasha gukora ubufasha Jero navuze ati reka mpamagare DJ niwe muntu nabonye bari inshuti ndetse nanje twarabaye inshuti nawe nta mutima mubagira kuko abandi bose mba mbona ntazi kumwirukankana nta n'inyungu zirimo ariko wewe kwaho nkwitabaje sinzi ukuntu bizagenda ariko nizeye Imana hagati DJ Imana izabidufashemwo nawe agira ico akora soka nizere yuko mu cyizere bambonye munyamuneka mwese aho muherere hose ndabasabye ndabinginze wowe muntu ufite insagu cyangwa se ufite icyo wasagura ku cyo ufite wagerageza ukagira icyo ukora kuko kano kanya ntago ari ibintu biba byoroshye ni ibintu ushobora kwicara ukavuga uti ibi bintu bibaye ari ngiye bibayeho byagenda gute muraho nimo hano ntago ari kure okay umuhungu wawe dore nguriye mayi nka data nanje nteye agahinda bro ko mayi erekeza ura kuri muntu urebe dore nguyu umuhungu wawe abone ibintu yibereyemo dore no Elvis nanje namvugisha mayi nanje ntajya mvugisha nuko nyine ameze nuko ntago ajya avuga nzi uko wamuziritse bino biziriko ntago bino kumurya ibi biziriko ugira ngo namuziritse gutya se ntiyahita yiruka Yesu mwana nese wakora iki ngaho nyine mbwira ikintu wakora nanje ubu nibwo butabazi mba nikoresheje kabyaramwe dore nuko mukanya musubize mu nzu Elvis nuko nta kindi kintu wakora suko mukabyaramwe kuko nyamuneka abatukurikiye ntabwo navuga byinshi ko namwe ibyo murabizi nibyo nuko yarabayeho mubizi ntabwo ari ibintu ushobora kwicara ngo wumve utuje ubaye ufite nk'umuhungu wawe ameze gutya so wenda kugira ngo wenda tutaza gutinda wenda ubona butangiye kwira kandi n'amasaha kujya mu nzu wenda agiye kugera dusoza ngira ngo icyo wisabira abadukurikiye kano kanya DJ nta cizere mse mu bantu kinini nta bantu banzi sinzi n'ikintu nosa sinzi naho nohera nakubwiye impamvu nakwitabaje wowe Elvis uramuzi mbese wowe ufise n'umutima mwiza pe narakubonye niyo mpamvu nanje nakwifatishije mvuga ati DJ reka mwifashishe wenda waraza aragira icakora je ikintu nashaka kukwisabira dore ni wewe witangaga buri gihe Elvis iyo yagize ikibazo nawe urabibona nanje vyarananiye usibye kwigira mu kazi nkamusiga mu nzu nkasiga mfunze nkazaniya niboneye ivyo bibiri nkigurira kawunga hano munsi muri iminsi saa sita ntitwanariye nuko nyene je bafite ikibazo ko umuntu nk'uyu yatariye nawe ubwawe bikugira ikibazo ariko nanje si jewe mba nakoze uko nshoboye ariko biba byanse ako nyine ikintu nakuriko ndagusaba byaba uyu munsi cankwe ejo DJ niyo mpamvu nakwitabaje wowe ejo cankwe uyu munsi urabona burije nta kintu wakora ariko nk'ejo ushobora kumpamagara ukambwira ati rero Elvis niba byaba ngombwa namufata niba ari ubufasha ubu n'ubu nabonye wenda nawe bushobora kuba butakuvuyeho bwavuye ahandi ukambwira ati hari ubufasha nabonye bumeze uku Elvis sinzi ikintu twamukorera ushobora kumungezaho cyangwa ukaza kumutora ni uzi ibyo ukuntu muvuza ico kintu nico nashaka ariko nanje nubwo batanze ariko ndiko ndasabira ubufasha umuhungu wacu nanda aho musabira wenda badukurikirana babone ko ari ibintu bikomeye ku muntu w'umuhungu nk'uyu akiri muto imyaka 22 ni mike cyane ataragira aho yishitsa nta kazi afise
yakabaye ari muzima nawe ari guhiga kubita ivyo biraka hirya no hino akabona karasiyo aba mu nzu akishura ako ivyo byose ntibikunze kubera iki ubugome bw'abantu. Ndisabira ubufasha sinzi uriko arankurikirana ako unkurikirana wese niba nawe ari ico Imana yamushikijeho arebe ko hari n'abandi babayeho mu buzima budashimishije. Gusa nawe ushaka ukuntu nawe ko niwe nizeye ndabagatireka amagare DJ nawe wenda ufise ukundi kuntu wobigenza Elvis akabona ubufasha. Je nico kintu naringiye kugusaba. So abadukurikiye dusoza nabivuze kuva kare nimba hari cyo uko wowe umutima wawe uguhatiye gukora wagira icyo ukora nimero turaza kwikira ku kiganiro kugira ngo ufite icyo afite bagira icyo adufasha. Nta muntu wigira nyamuneka mugire umutima ukomeye mugire gufasha ku muntu. No kujya navyo nubwo nabwo bitoroshye. Ngiye rero nago wenda ntago naje mbyiteguye ko nago nenzi ko bimeze sinenzi na gahunda warumpamagariye ariko byagenda kose nagira ngo byibuza nkirema hano nimero yawe urumva byibuza mbe nagwa nk'ibyo mwabasha kwifashisha nk'ijoro kabisa wabo cyangwa kuri mugoroba cyangwa mu nejo kuko kano kanya nta ibyo nababwiye umuntu watanze inkunga wese ndamushimiye nubwo bitarashyikaho byagombye kuba byarashyitse kugira ngo tubashe kuba twamuvuza bigende neza ntacyo wowe aho herere hose niba ari cyo wakora ugeze dufasha Imana ikomeze kubarinda.